Yes, aha ni kuri Yana Media nk'ibisanzwe. Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza. Njye ndi James Makalist. Ikiganiro cyo n'insobanuro y'ibihishwe, aho tuganira amagambo y'ubwiru bw'ubwami. Turizera ko Imana iri budufashe kugira ngo tugire icyo twunguka muri iki kiganiro. Rero turi kumwe n'umutumirwa dukunda gufatanya nawe kugira ngo tubagezeho ibi biganiro byiza byubaka ubugingo. Imana rero ikomeze ibane namwe, mugubwe neza. Murakoze kuduha ikaze. Uyu mugoroba hari amagambo amwe twifuje ko twaganira, yes, tukayasobanura nk'uko twabibemereye. Hariho amagambo yo muri Bibiliya rimwe na rimwe twitiranya cyangwa rimwe tukarisobanuza irindi, ariko ari amagambo asa naho atandukanye, ariko abantu bakayafata nk'ikintu kidafite aho gihuriye, kandi ari amagambo agendana udashobora gutandukanya. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryitwa agakiza n'ubugingo buhoraho. Abantu bajya bibaza ngo mbese umuntu ashobora kuba afite agakiza ariko adafite ubugingo buhoraho? Hari n'abandi batubwira ngo agakiza Yesu yakaduhereye ubuntu, ariko ubugingo buhoraho bwo tuzabukorera. None turebe Bibiliya yo ibivugaho iki? Mbese agakiza ni iki? Salvation cyangwa salut ni iki? Ubundi agakiza urumva ko biva ku ijambo rivuga gukiza. Gukiza, ugakira icyago, ikintu kibi wari ugiye kugwamo, ariko hakaboneka umutabazi akagukiza. Ntabwo umuntu abasha kwikiza, ahubwo hari undi muntu ushobora kugukiza. Ni ukugukiza nyine, agakiza. Twarakijijwe. Ese dukizwa n'iki? Dukizwa nande? Yes, nk'uko bavuga ngo agakiza ni ubuntu, koko mu isi ya Gikristo twemera ko Kristo ari we wadukijije, ni we utanga agakiza. Ariko nta muntu n'umwe wagiriye Imana inama kugira ngo Imana itegure kudukiza. Iyo Bibiliya ibivuzeho yo, Bibiliya iravuga ngo Imana yatekereje kudukiza mbere y'uko isi iremwa. Isi itarabaho twari mu mugambi w'Imana, kandi Imana yateguye kudukiza. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko tubaho Imana yo yateguye kudukiza. Twabayeho Imana ifite project, ifite umugambi wo kudukiza. Urumva ko agakiza, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo twakijijwe n'ubuntu. Ni ubuntu bw'Imana, ni imbabazi z'Imana, ni urukundo rwayo. Ni mu rukundo yatekereje ko umuntu agomba gukira, kubera ko Imana ireba itangira igahita ko ibona iherezo. N'ibintu bitaraba Imana yo irabizi. Niyo mpamvu yateguye ko umwana w'umuntu agomba kugira uburyo agomba kuzakizwamo. Noneho Imana, umuntu amaze kubaho ku isi, amateka ye yo kubaho no gucumura cyangwa kugwa kwe, aho ngaho niho Imana idukiza. Idukiza idukura mu kugwa. Kugwa rero niko kugwa niko gucumura. Aho niho icyaha gitangirira. Kuko umugambi w'Imana ku muntu ntabwo kwari ugucumura, kwari ugukomeza akagera ku ntego, akabaho ubuzima buhamya Imana, bufite intego y'icyiza. Noneho umuntu amaze guteshuka kuri iyo ntego, urumva yarahushije intego, yaramisinze.
uko guhusha intego niko kugwa, niko gucumura. Icyo nicyo cyaha. Noneho iyi Imana ije kudukiza, Imana idukiza iki? Agakiza bivuga ngo Imana igukiza icyaha, ikagukiza n'ingaruka zacyo. Iyo Imana igukijije icyaha, iyo icyaha kije kizana n'ibindi bintu. Noneho iyo Imana iguhaye agakiza, igukiza icyaha, ikagukiza n'ingaruka zigikomokaho. Kuko biri iravuga ngo umuntu yazanye icyaha mu isi, arangije kuzana icyaha mu isi, icyaha nacyo kizana urupfu. Urumva, umuntu niwe winjije icyaha cyinjiye mu bantu. Hari igihe icyaha cyari kitari mu bantu, kiri ahandi, noneho umuntu aragikurura akinjiza mu bantu, noneho icyaha nacyo gikurura urupfu. Uko niko Bibiliya ibivuga. Adamu yacumuye azana icyaha mu isi, icyaha nacyo kizana urupfu. Urumva, ni icyaha n'ingaruka zacyo. N'ubu ngo iyi Imana igukijije agakiza, bivuga ngo Imana iragukiza icyaha n'ingaruka zacyo. N'ubu ngo iyi Imana iguhaye agakiza, ubuzima wabayemo bw'ibyaha Imana ibugukuramo, ikagukiza, bikibagirana burundu. Noneho ugatangira ubundi buzima. Noneho muri ako gakiza Imana iguhaye gatuma ubaho ubuzima bukomeza butagira ibyaha, ubuzima buzira icyaha, ubuzima bwanga icyaha urunuka. N'ubu ngo Imana igukiza ahahiseho icyaha, Imana ikagutereka mu buzima buganga icyaha ubuzima bwawe bwose. Urumva ngo Imana ibigukijije icyaha, none Imana ikagukiza n'ingaruka zacyo. Ingaruka z'icyaha ni ukuvuga ngo ni urubanza icyaha cyaciriwe, urubanza rugendanye n'ibyaha wakoze. Imana irarudukiza. Iyo yaguhaye agakiza ibi bigukije, ni ukuvuga ngo Imana igukiza icyaha, noneho n'urubanza rw'icyaha gucirwaho iteka. Bibiliya iravuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Ako ni agakiza duhabwa kubw'ubuntu. Nta muntu wabisabye, nta muntu wabigizemo uruhare. Ni igitekerezo, ni umugambi w'Imana, ni urukundo rw'Imana. Bien sûr, kuko agakiza ni ubuntu. N'ubu ngo iyi Imana ikubabariye, iguhaye agakiza, Imana yo mu gukiranuka kwayo ikubara nk'aho utigeze ukora icyaha na kimwe. Agakiza gasobanura ni ugutandukanywa n'icyaha n'ingaruka zacyo. Noneho hari abantu bavuga ngo Imana iguha agakiza kubw'ubuntu, ariko ubugingo buhoraho urabukorera. Ariko Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo uko kwemera, uko kwakira agakiza Kristo azana, kaguha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Kandi iyo uri umwana w'Imana uba ufite umurage ku bya data. Iyo Imana ikugize umwana wayo, uba wemerewe icyo umwana yemererwa mu rugo. Kandi Imana ivuga ngo nta kindi, nabateguriye ubugingo buhoraho. Sinumva uburyo waba ukijijwe then bikagusaba gukorera ubugingo buhoraho. Bibiliya iravuga ngo Imana yakunze abantu bari mu isi, bituma utanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera uwakira agakiza. Kumwizera uko ni ukwakira agakiza, kwizera ibyo yazanye, atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Just iyo wagize agakiza, ukagira agakiza, Imana ikaguha agakiza ukakakira, automatikoma ufite ubugingo buhoraho. Ufite ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo kwakira agakiza bibyara iki?
ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo ubugingo buhoraho ni resulta, ni igisubizo, ni inyungu zo kwakira agakiza. Ntabwo rero ubugingo buhoraho wabukorera gute se? Ntabwo wabukorera. Ni ukuvuga ngo ucyakira agakiza, Bibiliya irabivuze, abamwizeye bakizera izina rye bafite ubugingo buhoraho. Otomatikoma kwakira agakiza bivuga kugira ubugingo. Nta kuntu ushobora kuba wakiriye agakiza ngo ubugingo buhoraho uzabukorera. Wabukorera iki? Kuko ubugingo buhoraho ni ukubana n'Imana iteka, niho ku iherezo ry'ubu buzima abizera bazinjira mu bugingo buhoraho. Tukiri mu isi turabufite, bene na nyuma y'uru rugendo rwo mu isi tuzakomezanya nabo. Just ucyakira Kristo ako kanya ufite ubugingo buhoraho. Ukimwizera, Imana ikiguha agakiza, already uhiste ko ugira n'ubugingo buhoraho, ukabana nabwo ubuzima bwawe bwose, bene na nyuma y'urupfu ukazinjira mu munezero udatandukana n'Imana, ugakomeza. Rero ntabwo Imana Kristo ampa agakiza ku buntu bene ngo njye nsigare nkorera ubugingo buhoraho. Ibyo ntabwo mbyemera, kuko agakiza ko kakwinjiza, kaguha access ku bugingo buhoraho. Ukizera just ako kanya ufite ubugingo buhoraho. Ntabwo ubugingo buhoraho umuntu abukorera, ahubwo ubugingo buhoraho ni, sinzi ukuntu mbasha kubivuga, sinabivuga ko ari n'igihembo, ni ingaruka. Yes, ni ingaruka z'agakiza. Kugira ubugingo buhoraho ni ingaruka z'agakiza, kuko harabigisha bavuga ngo Imana iduhera agakiza ubuntu, ngo ubugingo buhoraho ngo tukabukorera. Ntabwo wabasha gukorera ubugingo. Nta kintu umuntu yakora muri ubu buzima ngo Imana izamugororera ijuru. Wakora iki cyatuma Imana iguha ijuru? Nothing. Nta kintu wakora kugira ngo Imana ikugororere ubugingo buhoraho, ahubwo kwakira Kristo, kwakira agakiza. Iyo Imana igukijije, igukiza ibyaha, ikagukiza n'ingaruka zabyo. Ingaruka zabyo ni ukukubuza kuba mu bugingo buhoraho. Iyo Imana iguhaye agakiza, already ubugingo utangirana nabo ukiri hano mu isi, kugeza na nyuma y'ubu buzima ukabaho mu bugingo buhoraho utagitandukana n'Imana yawe. Imana ibaho umugisha. Abantu mwajya mwibwira ko muzakorera ubugingo ntabwo bukorerwa. Imirimo dukora dukorera Imana, imirimo dukora dukorera Imana. Just ni ingaruka, ni ukwishimira ko Imana yadukijije. Kukwishimira ko Imana yadukijije, tugahabwa imbaraga zo gukora. Dukora kubera ko twakijijwe, ntabwo dukora kugira ngo Imana izadukize. Dukora imirimo y'Imana, tubwiriza ubutumwa bwiza, dukora imirimo mu nsengero, tubana muri sosiyete, tubana n'abandi amahoro, tukwiza amahoro, tuvuga urukundo rwa Kristo, tubaho ubuzima bwerekana kubaho kwa Kristo. Iyo yose ni imirimo y'Imana. Ntabwo tubikora kugira ngo Imana idukunde, nta nubwo tubikora kugira ngo Imana itwemere, ahubwo tubikora nk'ingaruka zo kwishimira ko Imana yatwemeye, zo kwishimira ko Imana idukunda. Imana ibaha amahoro rero, ikomeze ibaha umugisha, ikomeze ibahe guturiza muri Kristo. Mube mu bugingo buhoraho, mube mu ngaruka z'agakiza, mukomeze mugubwe neza, mubeho ubuzima bwerekana kubaho kwa Kristo. Imana ibahe umugisha. Amen.